안녕하십니까. Hello everyone. Mwiriwe, iki giterane cyo muri mpeshyi ni cyiza cyane. Mu buzima bwawe aho wari uhuze cyane, ariko wirengagije igihe cyawe uraza witabira iki giterane, ni ibintu byiza cyane. Ukurushaho kumva ijambo ry'Imana rituremera umunezero n'ibyishimo mu mitima yacu. Uyu munsi tugiye kureba mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31. Yeremiya igice cya 31 guhera ku murongo wa 31 kugeza ku 34. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cy'Egiputa, rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, ni ku Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni ku Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we n'umuntu wese ubava indimwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose, ni ku Uwiteka avuga, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuhayoborera amahugurwa y'abakozi b'Imana. Nagiye ibyumweru bibiri imbere, icyumweru cya mbere nkimarana n'abamisiyoneri baho ndetse n'ikindi cya kabiri. Mu cyumweru cya kabiri nasuye imijyi itatu ariyo Philadelphia, Atlanta na Washington. Ku munsi wa gatatu twari tugiye gusubira New York, nuko haza umupasiteri umwe ampa ikarita ye igaragaza adresse ze. Yari umupasiteri w'itorero rinini cyane. Kuri iyo karita yanditseho ngo New Covenant Church cyangwa se itorero ry'isezerano rishya. Covenant bisobanura isezerano, sibyo? Rero naramubajije nti ndamubaza ndetse pasiteri wabuzi isezerano rishya icyo bisobanura? Ashobora kuba yarise itorero rye gusa New Covenant Church cyangwa se itorero ry'isezerano rishya ariko atazi icyo bisobanura. Ubundi ibyo ngibyo bigaragara muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo wa 31. Aho haravuga ngo muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo wa 31, Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Mu Cyongereza babyita ngo ni New Covenant cyangwa se isezerano rishya. Icyo gihe namoje ntese wabuzi isezerano rishya ari cyo, avuga ko atabizi neza. Ubwo Imana yaduhaga amategeko 10 yayashyize mu isanduku. Niyo mpamvu isanduku bayita isanduku, ariko ushobora no kuyita isanduku y'isezerano. Kubera iki uyita isanduku y'isezerano? Ni ukubera ko muri iyo sanduku Imana yashyize mu mategeko yegeranye n'abantu. Isezerano rya mbere ryari ry'amategeko 10. Ubwo Imana yaduhaga amategeko 10 yaravuze iti, reka turebe mu gitabo cyo Kuva igice cya 19. Kuva igice cya 19 araza kudufasha kumva icyo kintu. Umurongo wa 5, Kuva igice cya 19 umurongo wa 5 aravuga ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranyije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya bari magambo ubwira Abisirayeli. Mose arazahamagara abakuru b'abantu abazanira amagambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Hano muri Bibiliya Imana yavuze ngo mbere yo kubaha amategeko nimwumvira amagambo yanjye ndi bubahe, muzambera ubwoko bw'abatambyi kandi muzaba abanyamugisha. Abantu bagomba kuvuga bati ntitwabasha kwiyubahiriza, ariko bavuze ko bazayubahiriza. Rero bagiranye isezerano n'Imana ati nimunyumvira mukumvira amagambo yanjye muzaba abanyamugisha, muzambera ubwoko bw'abatambyi, ariko nimuyica nanone muzavumwa, muzarimbuka. Ariko Abisirayeli bagiranye amasezerano n'Imana ngo bazayubahiriza yose. Isezerano mu Cyongereza banaryita Covenant. Iryo jambo New Covenant cyangwa se isezerano rishya, hariho amasezerano abiri rero. Irya mbere yo ko Imana ibaha amategeko irababwiye iti rwose njye kubaha amategeko nimubahiriza muzambera ubwoko bw'abatambyi muzaba abanyamugisha. Iyo baza kwibahiriza byari kuba byiza. Mose manutse rero afite ibisate bibiri by'amabuye byanditse amategeko, ariko arashize iminsi 40 yose Mose agiye ku musozi w'Isinayi, nta bimera byahabaga, byari bitare gusa by'amabuye. Batese ubu ari kurya y'iki? Ubu byanze bikunze ubu yapfuye. None niba yapfuye gutura bigenza dute? Aroni ntabwo yarashoboye cyane kuyobora abantu bose barenga 600,000. Buri wese atangiye kwikurikira ibitekerezo bye, bari bagiye gutatana. Ariko kugira ngo imitima yabo abashe kuyisubiza hamwe, hari ikintu kimwe yarakeneye. Yategetse abafite izabo bose rero kuzibazanira. Zaza aho abantu bazanye bazicuzemo ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Barangije baravuga ati Isirayeli rwose tegereza iki ngiki, niyo Mana yadukuye mu gihugu cya Egiputa. Bateguye iminsi mikuru barabyina barizihirwa babyinira icyo kigirwamana cy'ikimasa. Nuko Mose ubwo amanukaga Imana yamubwiye ngo dore ubwoko bwawe bwangiritse. Yosuwa aravuga ati hashobora kuba hari imirwano iri kubera mu mahema yabo.
baravuga bati reka darwo rusaku rusurwa amajwi baririmba n'ababyina, barafite cya kigirwamana cy'ikimasa mwiza batangira kukibyinira bagishengerera. Nuko Mose akubita hasi bya bisate bibiri by'amabuye byose birashenjagurika, kubera ko badafite amategeko nubwo bakora icyaha ntacyo byaba bitwaye. Ariko amategeko akimara kuza, icyo gihe bahitaga bagaragara nk'abanyabyaha, bakaba bagomba kurimbuka. Uwo munsi baremye ikigirwamana cy'ikimasa mwiza haba abantu 300 bose bahise bicwa ku kanya. Ubwo amategeko yazaga iyo bayubahiriza bari kubona umugisha, ariko bayica bakavumwa. Rero Imana yarabajije iti ko muzumvira amagambo yanjye, batuwite ko Imana rwose ibyo tuzabikora. Nayiti rero nimubikora muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Bakomeje kuyica, barayica kenshi cyane, bakomeza kuvumwa. Abantu benshi cyane barishwe. Mu bantu 6,000 bose bapfiriye mu butayu. Muri Yeremiya igice cya 31 Imana yaravuze iti, Imana niho yavugiye ibi ngibi. Kuki yavuze ibyo? Mu isezerano rya mbere, ariryo sezerano rya kera, uko niko yasezeranye nabo ngo nimuyubahiriza muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Iyo wayishe rero nubwo wakwemeza kuyubahiriza guhera ubu ngubu, icyo gihe ntacyo byo bimaze. Abantu baremwe n'Imana bishe amategeko, bose bagombaga kurimbuka. Nta numwe utari kubasha kurimbuka. Nyuma yo kurya ku rubuto rw'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi, bagomba kuvumwa bose bakarimbuka. Ubwo natahuraga ibyanditswe byo muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31 narishimye cyane. Rero Yeremiya igice cya 31 umurongo 31 hakomeza kuvuga imivumo n'imivumo myinshi. Iyo ugeze mu gice cya 31 n'umurongo 31 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Mu murongo 32 akavuga ngo aya magambo ni meza cyane. Haravuga ngo iryo sezerano, ese iryo sezerano rivugwa mu ngo ni irihe? Ese ni amategeko 10 avugwa? Ashushanya iki? Murabyumva mute? Isezerano rishya hanga ntabwo risobanura amategeko 10. Imana baye amategeko 10 rero ubwo bari mu nzira bava muri Egiputa bajya ku musozi w'Isinayi. Hari mu mwaka w'1491 mbere y'ivuka rya Yesu. Harashize iminsi 14 bavuye mu gihugu cya Egiputa. Rero baje ubwo bambukaga isezerano, bambukaga inyanja itukura, nibwo bahawe isezerano n'Imana. Iti nimuyubahiriza muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Ariko muri Isirayeli nta muntu n'umwe washobora kubahiriza amategeko yose neza. Bose bagombaga kuvumwa. Bose baracumuye, bagombaga kurimbuka. Umunsi w'Imana yavuze ikintu kidasanzwe. Ati ni Uwiteka avuga, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Umurongo 32 ngo ni Uwiteka avuga, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nafataga ukuboko nkabavana mu gihugu cya Egiputa. Icyo babonye kimara kuva muri Egiputa b'Isirayeli ni amategeko 10. Basezeranye nayo rero ngo niwubahiriza amategeko uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Rero nk'uko yabisezeranyije yagombaga kutwica ndetse ikatuvuma. Ariko umunsi w'Imana yaduhaye isezerano rihebuje hano. Niritangira muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31. Ubwo nasomaga ibi byanditswe narahimbawe cyane. Amategeko 10 aramutse yubahirije ubona umugisha, wayica ukaba wavumwa. Ariko nta numwe wigeze abasha kwibahiriza. Abantu bose bacira urubanza hagendeye ku mategeko baravumwe. Mwese bari hano urugo gucirwa urubanza mu itegeko rya mbere, masezerano ya mbere, mwese mwavumwa, mwese mwarimbuka, mwese mwakwicwa, ntago mwarokoka. Niyo mpamvu Imana kubera ko yadukunze twabagombaga kuzarimbuka. Muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31 yaduhaye isezerano rihambaye. Haravuga ngo ni Uwiteka avuga, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Umurongo 32 akavuga ngo ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza. Ese iry'Imana ivuga hangano none irya mbere cyane irya kabiri? Ntacyo mubiziho. Isezerano rya mbere rigera amategeko 10. Mu gihe bayicaga yose, iyo baza kubara gucirwa urubanza hagendewe kuri yo, Abisirayeli bose baragukuvumwa, bari kurimbuka, bari kujya mu rutazima. Kubera ikikora kuko niko basezeranye ngo nuyubahiriza uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Abantu bakomeje kugerageza kuyubahiriza ibi batabizi, ariko bararimbuka. Hano ukwiye kumenya ikintu kimwe. Ukwiye kumenya neza isezerano ryanditswe muri Yeremiya igice cya mbere 31 ku munsi w'ejo ubwo twaganiraga ku mugore afashwe asambana. Umugore afashwe asambana yafatiwe mu cyuho. Nuko abafarisayo n'abanditsi bamuzana imbere ya Yesu. Baravuze bati, databuja uyu mugore bamufasha arimo gusambana. Kandi mu mategeko ya Mose yadutegetse kwicisha amabuye bakoze batyo. Ariko se urabivugaho iki? Iyo aza kubara gucirwa urubanza hagendeye ku mategeko ya Mose, ari gucirwa urubanza rwo gupfa. Ariko kuko Imana yadukunze yaduhereye isezerano mu mategeko ya Mose, nkuko twese twishe amategeko tukagombaga kuvumwa no kurimbuka.
yiyemeje gushyiraho isezerano rishya. Aleluya, amen amen. Aha rero ndamushaka ko mutarimo kwemeranya nanjye, ngira ngo ngomba kubisobanura mu buryo burambuye kurushaho. Ndamutse mvuze ku bijyanye n'amategeko ya Mose, nk'uyu mugore afashwe asambana, n'abafarisayo ndetse n'abanditsi bamuzanye imbere ya Yesu, baramubwira bati databuja dore umugore bamufashe arimo gusambana. Icyo bakurikijeho kuvuga baragize bati Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye bakoze batyo, ariko se urabivugaho iki? Ariko Yesu yavuze ngo iki? Ngo Mose yadutegetse kwicisha amabuye bakoze batyo, ariko se urabivugaho iki? Muri ako kanya akoresha urutoki rwe atangira kwandika hasi. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Muri Bibiliya hari ahantu habiri havuga uburyo Imana yandikishije urutoki rwayo, ni inshuro ebyiri. Ahambere ni igihe Imana yandikaga amategeko 10 ku bisate bibiri by'amabuye ibyo yahaye Mose. Hari abajya bavuga ngo no mu gitabo cya Daniyeli ngo babonye ngo ikiganza cy'umuntu cyandika ku rukuta ngo mene tekeli, ariko handitswe yuko ngo ari ishusho y'ikiganza cy'umuntu. Imana yanditse inshuro ebyiri n'urutoki rwayo. Ubwa mbere yandikishije urutoki ni igihe yandikaga ya mategeko 10 ku bisate bibiri by'amabuye, nicyo gihe yandikishije urutoki rwayo. Inshuro kabiri ubwo Imana yandikishaga urutoki rwayo, isezerano rya mbere rishushanya amategeko 10, isezerano rya kabiri ni Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31. Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31 aravuga ngo dore nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Isezerano rishya rivugwamo hano, mbere yaho binyuze amategeko Imana yagiranye isezerano n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Mu isezerano rya mbere Imana yavuze ngo nubahiriza amategeko uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Ariko nta muntu n'umwe wigeze abasha kubahiriza amategeko yose neza. Abantu bose byabaye ngombwa ko bavumwa, abantu bose byabaye ngombwa ko barimbuka. Niyo mpamvu bagombaga kurimbuka binyuze mu isezerano rya mbere. Imana yari ikeneye isezerano rya kabiri kugira ngo idukize ibyaha byacu. None isezerano rya kabiri ni iki? Isezerano rya mbere ravuga ngo nubahiriza amategeko neza uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Isezerano rya kabiri ryo utitaye ku byo twakoze ndetse n'uburyo twabikozemo, duhabwa umugisha cyangwa tukavumwa bitewe n'icyo Yesu yadukoreye. Ubwo nari nkiri muto mu mashuri abanza twajyaga tugira umunsi wa siporo. Ku munsi wa siporo hari gahunda twajyaga dukora. Abo mu mwaka wa mbere bagombaga gukora isiganwa, bagasiganwa ababyeyi babo babafashe ukuboko, se amufashe ukuboko. Ibyo mwigeze mubibona? Hanyuma bakiruka. Mu gihe se arimo kwiruka afashe ukuboko k'umwana we, yabona umwana we atabasha kwiruka neza akamuterura, undi akiruka amuteruye. Icyo gihe mu gihe umwana yegukanye umwanya wa mbere, ese wanaga umwanya wa mbere kubera ko yirukanse neza cyangwa kubera ko se yirukanse neza? Niki cyagenaga umwanya wa mbere? Abana birukaga ubwabo bashobora kwirukana umwanya wa mbere baramutse birutse neza, ariko mu gihe barimo kwirukana na base bashobora kwirukana umwanya wa mbere mu gihe se yirukanse neza. Rero mu isezerano rya mbere rero duhabwa umugisha tukanavumwa bitewe n'uburyo twitwaye, bitewe n'uko abantu bose bishe amategeko. Buri muntu wese agomba kuzavumwa bitewe n'amategeko 10. Ariko kuko Imana yadukunze kugira ngo ibashe kudukiza, Imana yashyizeho isezerano rishya. Nuko iravuga iti muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31, haravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Mu isezerano rya mbere twagombaga guhabwa umugisha mu gihe twakoze neza, tutakora neza tukavumwa. Twese twakoze ibyaha, twese twagomba kuzavumwa. Icyo ukwiye kukimenya, uko wakubahiriza amategeko neza kose, uri gucirwa urubanza mu mategeko wavumwa. Mu isezerano rya kabiri ntibituruka ku buryo twakoze neza cyangwa nabi. Mu isezerano rya kabiri twagomba guhabwa umugisha cyangwa se tukavumwa bitewe n'icyo Yesu yadukoreye. Twe turanubisha amategeko twacumuyeho, ariko Yesu niba yaradupfiriye akubahiriza amategeko y'Imana mu cyimbo cyacu. Mu gihe Yesu yezaga ibyaha byacu, twagombye kuba twarakira umugisha. Mu isezerano rya mbere twabonaga umugisha cyangwa se umuvumo bitewe n'imyitwarire yacu. Uruwo gucirwa urubanza ugendeye ku isezerano rya mbere nta n'umwe wabona umugisha. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana ivuga ngo dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Isezerano rya mbere riterwa n'imyitwarire y'umuntu, ariko mu isezerano rya kabiri ryo niba biterwa n'imyitwarire yacu twarabo kuvumwa. Rero Imana yavuga ngo nzaguha umugisha bitewe n'ibyo Yesu yakoze. Reka tujye muri Yohana igice cya 8 rero. Uyu mugore afashwe asambana, abafarisayo n'abanditsi bamuzanye imbere ya Yesu, nuko baravuga bati databuja dore umugore yafashwe ari gusambana, kandi Mose yadutegetse kwicisha amabuye bakoze batyo, none wowe urabivugaho iki? Rero binyuze mu mategeko ya Mose nta muntu n'umwe yabasha gukiza. Abantu benshi batazi Bibiliya neza batekereza ko bubahirije amategeko bashobora kubona umugisha, ariko ko twamaze kwica amategeko twari dukwiye kurimbuka ndetse no kuvumwa.
kugira ngo Imana ikize babandi bishe amategeko bagombaga kuvumwa, bari bakeneye isezerano rishya, itegeko rishya. Murabyumva? Mu murongo wa 32 rero ngo ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkavana mu gihugu cya Egiputa, rya sezerano ryanjye bararyishe. Isezerano rya mbere twamaze kuryica, baramije iki kirwamana cy'ikimasa gicuze mu izahabu, bajyaga bajya gutashya ku munsi w'isabato, yose barayishe, bagombaga kuvumwa. Isezerano rya mbere ryaduhaga imigisha cyangwa se rikatuvuma bitewe n'ibikorwa byacu, ariko mu isezerano ry'Imana yaduhaye, nta muntu umwe muri twe gukora ibyiza, turaba gucirwa urubanza tugendeye ku bikorwa byacu, twese twavumwa gusa. Rero mu isezerano rya kabiri, utitaye ku bikorwa byacu, Imana yemeje kuduha umugisha cyangwa se kutuvuma bitewe n'ibyo Yesu yakoze. Yesu yahagaze imbere y'umugore afashwe asambana. Abafarisayo n'abanditsi baravuze bati, mwigisha, uyu mugore mufashe arimo gusambana. Kandi Mose dutegetse amategeko kwicisha amabuye bakoze batyo. None urabivugaho iki? Yesu yashatse gukiza uyu mugore, ko nicyo cyamuzanye, yaje kumukiza. Niyo mpamvu yari akeneye isezerano rishya ritari amategeko. Yarunamye nuko atangira kwandikisha urutoki rwe. Ikimana yandikisha urutoki rwe rihinduka itegeko. Ibyo yanditse bwa mbere byanditse amategeko 10. Ntukagirire Imana amaso yanjye, ntukaramye ikigirwamana icyo ari cyo cyose, urajya ubahiriza umunsi w'isabato, urajya ubaha ababyeyi bawe, ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukarwane, ntukifuze. Nuyubahiriza uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Reka rero tujye mu Gutegeko ku kabiri igice cya 28. Gutegeko ku kabiri igice cya 28. Reka tuhasome naho. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi imigisha yose izakuzaho ikugireho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'icyo ubuvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Murongo wa 15. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, imivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima. Hazavumwa igitenga cyawe n'icyo ubuvugiramo. Hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe no kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe. Mwese nimunumve neza. Mu isezerano rya mbere, mu mategeko ya mbere twagiranye, uyubahirije ubona umugisha, wayica ukavumwa. Nta muntu n'umwe wabasha kubahiriza amategeko yose neza. Turaba gucirwa urubanza binyuze mu mategeko, twavumwa. Abantu benshi barabasoma amategeko bakayasubiramo buri cyumweru cyose, baba baribeshye. Niyo mpamvu ufashe ibisate 2 by'amabuye ukabishyira mu isanduku, ni ukugashyiraho igitwikirizo hejuru. Cya gitwikirizo Imana icyita ngo ni intebe y'ihongerero. Kugira ngo icyaha cyezwe, ugomba gushyiraho igitwikirizo. Ducira urubanza binyuze mu mategeko, twese twavumwa. Imana yababujije gupfundura ku isanduku, yashyize abamarayika b'abakerubi batandaho amababa yabo kugira ngo baharinde. Ibi n'umuntu wabicuze yagendeye ku byo yibwira. Sintekereza ko bihuza na Bibiliya. Aha rero bashobora kubikoze kubera ko batazi Bibiliya neza. Bagerageje kubaza amababa mu buryo bw'abanyabugeni, ubundi bagomba gutanda amababa bagatwikira hose. Babwirwaga rero gusiga amaraso. Kubera iki? Kubera ko umuntu mu gihe haje akagerageza gupfundura iyo sanduku kugira ngo acirwe urubanza binyuze mu mategeko yavumwa. Rero basiga amaraso yabo, nk'uko Yesu yadupfire ku musaraba akamena amaraso ye. Ibyo bivuze ngo ntibagomba gupfunduraho, ntibagomba gutwikurura. Ariko birivuga ko ari umutambyi witwaga Eli, yari umugaragu w'Imana wari warangiritse, ageze mu myaka y'izabukuru. Ntabwo yari yarahisemo abo mu bwoko bw'Abalewi bazamusubirira nk'abatambyi. We yari yarimitse abahungu be bombi gusa, Hofini na Finehasi abari bagira abatambyi. Abahungu be bakoze ibyaha byinshi, ntibitaga ku mihango y'Uwiteka Imana, bakajya baryama n'abagore bakora mu ihema ry'ibonaniro. Mu gihe havukaga intambara hagati y'Abafilisiti n'Abisirayeli, bazanye isanduku. Mu gihe batsindwaga, bazanye isanduku ku rugamba bibwira ko izabafasha gutsinda. Nuko baratsindwa, baricwa, banyagwa ya sanduku. Umutambyi Eli akimara kumva iyo nkuru, icyo gihe yikubise hasi nuko arapfa. Ya sanduku yamaze amezi 6 mu gihugu cy'Abafilisitiya, ariko aho isanduku yajyaga hose habaga urupfu muri uwo murwa. Ya sanduku baje kuyisubiza mu gihugu cya Isirayeli rero. Ya sanduku yazanywe mu gihugu cya Isirayeli yitwaga Beteshemeshi. Reka turebe muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice 5, ibice 6, umurongo wa 19, umurongo wa 18,
kandi n'imbeba zacuzwe mu izahabu nk'uko umubare w'indembo zose z'abatware b'Abafilisitiya ungana, indembo zigoswe n'inkike n'ibirorero byo ku misozi, kandi umuhamya wabyo ni igitare kinini bateretseho isanduku y'Uwiteka, kikiriho n'ubu mu kwa Yosuwa w'i Betishemeshi. Iyi ni inkuru y'ingenzi cyane hano. Umurongo wa 19 uravuga ngo abantu b'i Betishemeshi barebye mu isanduku y'Uwiteka, ngo hanyuma Uwiteka yica abantu b'i Betishemeshi 70 kuko barungurutse mu isanduku y'Uwiteka, maze abantu barizwa cyane nuko Uwiteka yabiciye abantu benshi. Nta nubwo bagomba kureba muri ayo mategeko 10. Nicyo cyatumye Imana yashyira mu isanduku nuko igatwikirizaho igitwikirizo, abamarayika bagatwikiriza amababa yabo kugira ngo hatagira umuntu urebamo. Abantu b'i Betishemeshi rero bapfunduye iki gitwikirizo. Icyo gihe abantu 50,700 barapfuye. Ntabwo bagomba kureba muri ayo mategeko 10. Ukimara kurebamo uhita uhinduka umunyacyaha. Uyashyira mu isanduku rero ugashyiraho igitwikirizo, kandi nta muntu ugomba gupfunduraho ukundi. Ko baramutse bapfunduyeho bavumwa, baba bagomba kureba ku isezerano rishya. None isezerano rishya ni iki? Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31, ngo dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Umurongo 32, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafata ukuboko nkavana mu gihugu cya Egiputa, rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye. Umurongo 39, ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli nyuma y'iyo minsi ngiri, ntabwo avuga ngo nzashyira amategeko yanjye ku bisate by'amabuye, avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, mu bwenge bwabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Umurongo 34 nawe ni uw'ingenzi cyane. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wose ubavindimwe ati menya Uwiteka, kuko bazamenya bose uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose. Ni ko Uwiteka avuga. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Amen. Imana rero yahisemo amategeko 2. Isezerano rya mbere ni amategeko 10. Uyamutse ubahirije wowe n'umugisha wayica ukavumwa. Ariko abantu twarayishe yose twagombaga kuvumwa. Nubwo yuberiza yose guhera ubu ngubu ntacyo byaba bikimaze. Mu kimbo cy'ibyo ahubwo Imana duhaye isezerano rishya. None isezerano rishya ni irihe? Kuba nkora neza cyangwa sinakora neza, yaba duhabwa umugisha binyuze mu bikorwa byacu. Isezerano rya mbere ni ryo duhabwa umugisha binyuze mu bikorwa byacu, rya kabiri ni ryo duhabwa umugisha bitanyuze mu bikorwa byacu. Mu isezerano rya kabiri ntabwo duhabwa umugisha bitewe n'ibyo twakoze, ahubwo Imana yashyize itegeko ryaho duherwa umugisha binyuze mu bikorwa bya Yesu. Hano haranditse ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Ni ko Uwiteka avuga. Guhera mu 1491 amategeko 10 niyo yabaye hatuyobora. Ariko Yesu ubwo yabonaga umugore afashwe asambana kugira ngo abashe kumukize, ntabwo ari kumukiza binyuze mu mategeko. Yarakeneye isezerano rishya. Yaryandikishije urutoki rwe. Icyo yandikishije urutoki rwe ni aya magambo avuga ngo dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Yatangiye kwandika isezerano rishya n'urutoki rwe hasi. Ati kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Iryo tegeko niryo ryanditswe. Rero muri iri tegeko rishya, Imana niryo yakoresheje icira urubanza uyu mugore. Yari yafashwe yasambanye, hagendewe ku mategeko ya Mose yagombaga kwicishwa amabuye. Ariko mu isezerano rishya, kubera ko mu mategeko handitse ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Ariko mu isezerano rishya uyu mugore ntacyo yashinjwaga. Kugira ngo atagira icyo ashinjwa, bari bakeneye itegeko rya kabiri mbere na mbere. Niyo mpamvu Yesu yandikishije urutoki rwe hasi, yandika isezerano rishya. Ugende ku isezerano rishya ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Yesu yapfiriye ku musaraba. Ugende ku isezerano rishya yogeje ibyaha byacu byose. Nimuvuge muti amen. Yego amen. Ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Iri ni isezerano rishya. Ibyo bitabayeho Yesu yari kuba ari umunyacyaha, ariko yogeje ibyaha byacu byose ku musaraba, kandi ibyaha byacu ntazabyibuka ukundi. Rero mu gihe duciraga urubanza mu isezerano rishya, wa mugore yagizwe umwere. Nuko aramubaza ati se abandi bakoregaga bari he? Ese ntawe guciraho iteka? Ati ntawe databuja. Ati nanjye singuciraho iteka, genda no kongera ukora icyaha. Mu Barome igice cya 8 umurongo wa mbere. Abarome igice cya 8 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko rero n'abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Umurongo wa 2 ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye batabwa itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Itegeko ry'ibyaha n'urupfu n'amategeko 10. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo ni itegeko rya Yesu Kristo, avuga ati nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, mu mitima yabo.
Yesu ubwo yandikaga iri sezerano rishya yatangiye ikiragano gishya. Icyo gihe si twebwe twagombaga kweza ibyaha byacu, ahubwo mu gihe Yesu yabyezaga, Imana iravuga ngo ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Ubwo Yesu yapfiraga ku musaraba, yogeje ibyaha byacu, ntitukiri abanyabyaha. Amen. Mwese muvuge muti amen. Ntitukiri abanyabyaha, ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Mu gihe ibyaha byacu byose byababarirwaga ku musaraba, ntitukiri abanyacyaha ukundi. Amen. Mwese muvuge muti amen. Ese ibyo urabyizera? Ikibazo siko tutakoze ibyaha, siko nta kibi twakoze ibyaha, ariko kubera ibyo byaha Yesu yabambwe ku musaraba byarogejwe kugeza iteka. Niyo mpamvu turi abakiranutsi. Uyu mugore afashwe asambana, yagombaga kwicishwa amabuye bitewe n'amategeko ya Mose, ariko yahamijwe kuba umwere kubera isezerano rishya. Natwe twari gucirwaho iteka nk'uyu mugore afashwe asambana, ariko isezerano rishya riratubwira ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Ni ko Uwiteka avuga. Urabyizera? Amen. Ese Imana izibuka ibyaha byacu ukundi mu gihe yezaga ibyaha byacu? Rero isezerano rishya ryanditswe muri Yeremiya igice cya 31 ngo dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli, kugira ngo babashe gukiza umugore ufashwe asambana, hagendeye ku mategeko ya Mose yagombaga kuvumwa gusa. Nicyo cyatumye Yesu yandikisha urutoki rwe, nuko atangiza ikiragano gishya cy'isezerano rishya. None nicyo uzacirwa urubanza? Ni ikihe uzacirwa mu rubanza? Ni kimwe muri ibyo. Nucirwa urubanza mu mategeko 10 uzavumwa. Amategeko uzayashyira ku ruhande, wizere isezerano rya kabiri ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Uramucira urubanza n'isezerano rishya, twese tuba abakiranutsi. Amen. Haleluya. Turahimbaza Imana. Niyo mpamvu abapasiteri benshi n'abakristo benshi bo muri iki kiragano usanga batazi isezerano rya kabiri, babazi isezerano rya mbere gusa. Uko bagerageza kubahiriza amategeko kose bavumwa, ariko isezerano rishya Imana yarabwiye ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Imana yavuze kutazibuka ibyaha byacu ukundi. Uramenye ntuzongere gutwikurura igitwikirizo cy'isanduku, ntukanarebemo. Kora ko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Twamaze kubaturwa ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, twarabohotse, tuzacirwa urubanza n'isezerano rishya. Twese rero twabazweho gukiranuka, ko turi abere. Ese ibyo urabyizera? Amen. Haleluya. Turamutse twizeye uko kuri, uramutse ucira urubanza n'isezerano rishya, nk'uyu mugore wagombaga kuzavumwa kuri ndapfuye, mu gihe acira urubanza mu isezerano rishya, Yesu aramubwiye ngo nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Ese ibi bihebuje bingana iki? Imana ntizaduciraho iteka ukundi, nk'uko ibyaha byacu byose byababariwe ku musaraba. Uramenye ntukongere kureba ku isezerano rishya ry'amategeko. Tujye tureba ku isezerano rishya, ntitukarebe ku mategeko. Imana yavuze ko yogeje ibyaha byacu. Imana yavuze kutazibuka ibyaha byacu ukundi. Nirike ko wakwizera iri jambo. Amen. Mu gihe twakiriye umugisha w'igiciro cyinshi, nirike ko twacirwa urubanza n'isezerano rishya, kora ko mu mategeko twagomba kuvumwa, ariko mu gihe ducira urubanza mu isezerano rishya tubona ubugingo buhoraho. Reka nsoreze aha ngaha dusenge. Uwiteka Mana yera, turagushimye. Tukagombaga kuzavumwa, tukagombaga kuzarimbuka, ariko washyizeho isezerano rishya ribasha kudukiza, ribasha koza ibyaha byacu byose. Muri iri sezerano rishya ntabwo ari twebwe dusabwa kwishyurira ibyaha byacu, ahubwo niwe wagombye kweza ibyaha byacu ubwo apfaga ku musaraba. Uko niko twagizwe rero abakiranutsi. Ubu rero ntabwo tuzacirwa urubanza binyuze mu mategeko, tuzacirwa urubanza binyuze mu isezerano rishya. Ubu twabaye abera n'abakiranutsi binyuze muri Yesu. Utwemerere kwizera kuri Nyagasani. Turagushimye Mwami. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwese.